pate jaune abantu benshi batangiye kutwitirira kubera bamaze kubona ubuhanga ifu yacu ikoranye. Nimba ugiye kugura ifu ya pate jaune, reba neza ku mufuka wacu kuri envelope yacu kwanditseho magic pate jaune, ndetse ku masuperi mashini n'amabotike dukorana urebe neza ko ari magic pate jaune. Batangiye kutwitirira bakatanga ibifu utamenya aho babikuye. Gubwa neza, gira vitamine zinje mu mubiri neza cyane ukoresha ifu yacu ya magic pate jaune ifite ubuziranenge mpuzamahanga. Umva amabwiriza kuri inshuti banyarwanda, si ukubabeshya ku izina ry'Imana agacika amaguru. Iyi niyo nzoga ya mbere mu Rwanda. Ngenda atanga ubuhamya, nongere mbisubire mu minsi ishize mu byumweru 2 bishize nibwo inzoga nayimenye. Majije kuyimenya ndayinywa ndi kumwe n'abandi bajama. Ubwo n'ubuhamya ndi gutanga ntabwo ari inkuru mbarirana. Ndayinywa paka saa 8 z'ijoro ndaryama, ndavuga none ndabyuka none mfite hangover umutwe uranyica. Ndabyutse saa 12 nk'abajya mu kazi numva nta kibazo, nta mutwe, nta mavunane, nta serera, nta gusemeka, nta gukorora, nta kinese mfata cyemezo nabane ku izina ry'Imana. Ndayiguranye gushyira mu rugo inshuti zanjye n'abavandimwe bajye bayinywa. Ubu ni yingi yibera mu rugo. Murabunda nk'ibihunyira mujya. Ubuse amazani sanga. Murabunda nk'ibikiri muravaye murajye. Se monege ko mufite umuntu muri ni byataye ikibazo kiremanye. Mwaje mu nzira se mugenda meza hako abanyabyaha mugenda mundabona nta nubu. Wowe twaze kugukangura none utangiye kuzana amagambo menshi angama. Cyari bya poli. Muvuye se murajye. Aho tugeze urabona Nese ubisanga. None se amasaha hano hari amasaha ari se? Ndakubaza uravurajye. Aho hari amasaha wasetinze kujya muri inzu. Ndi kukubaza uravurajye Steve. Aya masaha. Nimko basagiye. Nisure kubona ndi. Arewe. Ngwiki? Aje kundaza. Ndavuze ngo umusora atahe. Monege, pole mbabwire yongeye. Urumva? Uyu mukobwa twibiye muri BD yarise. Urumva? Please. Iwabo huzuye abantu benshi. Please. Ndamuzanye rero ngaza ndaza. Please. Sibyo? Please. Cyangwa numva ari ibintu byadanje, nje ndamugoma murarane. Cyangwa sarare nure mukobwa n'ubundi nawe murarane. Kagakobwa kamwirirwa muryamanye mu. Kimasa ntabwo ari kundiye, ntabwo ari mu ndiyo kwa Sekibi. Uyu mukobwa umusora atahe. Abuze swing ko. No, ntabwo uva muri swing. Aha ngaha n'urugo rwihaye Imana. Turasenga turahimbaza. Ko wasenze ryari Imana. Nese ugiye kora usenga se? Wowe wasenze ryari. Wisagiye he? Kujye turakarenge ujya mu cyumba urajya hehe? Taha mwana. Koragira ishyari. Wowe ibintu urimo ni ibiki Imana. Ndavuze ngo taha. Defu umukobwa musoro. Musoro mujyana he? Nese umujyanye. Jya kugira ngo musoro ubushuti bwanjye nawe bwara. Reba mwana. Rubanzu ndebe. Reba ndebera. Aciye wa mukobwa ngo uko natobora musoro. Ko murarana ngiye nazana amagambo kuri mwese. Asa ni wanyu. Hani wanyu. Asa nyoma. None se wanyakira utabizi. Mani none ngende umupadiri abantu bari buzinduka mu gitondo bajya mu kazi cyabo. Ngende umupadiri. Hasi muri roge. Ngende umupadiri. Hasi muri roge. Urarana n'uyu ngugera na teri tu. Urarana n'undi wo bitebye. Ninde so ufite ikibazo. Mva mbabwira ikintu. Gerageze mu gabanye amajwi yanyu. Igiye mfite akazi mu gitondo ngomba kubyama. Yenda wiryama. Abagabo nkamwe bakuru mu. Mbona zgo wasaze ariko man. Manega. Washyushye bako. Washyushye. Ako so nturi umujyama man. Uziko ibyo arimo kunkura ibiryo mu kanwa man. Ibaza ari nkawe bibayeho. Nise Dave. Ugiye kumurongora. Akwize izo swing uvuga ni iki man. Nyembwi ugiye kumurongora. Bro, je mbwiza ukuri ngiye kora gahunda zanjye urumva. Nta mpamvu yo kujya ngarana n'uriya mukobwa. Ngiye warandaza. Ubuhengere umuntu ameze neza ukahita umuza. Baba yasha. Basi nkubwiye. Basi ntimusakuze. Sibyo? Avuniye mu rufunguzo umuhanda. Basi ntimusakuze sibyo? Ndaje nabi gusa. Kokonati. Imana izabikubaza. Nuko ko Imana ibi bintu nkora Imana izabikubaza. Kokonati sha. Wagiye mu buri bwawe ugasinzira ukareka induru. Waryama ute se abantu bagiye kora badusakuriza. Waryama ugasinzira nyine. Kokonati se. Ako se uri inka uri ihene ku buryo udakontorora umubiri wawe. Ndi kimwe muri. Ugiye kurara ijoro ryose usakuza. Nsakuza. Nese uri mu mugambo utwajya ngura agakecuru we. Ntabwo nasinzira. Mvavayo cyo kuryama. Genda biryamira ufite ubushobozi bwo kuryama ugasinzira. Wowe ushobora buri kintu uryama. Kokonati yasha.
Coconut yaje. Coconut Bagushakire yaje. coconut se ngo uryame. ntaza wumve kuri businzira Njyewe ise ndi wowe. nta mahoro ari hano Ushobora umusambanyi kabisa. cyangwa uyu mutipe ngo ni kimwe se nzamuhemukira ye bikore ntacyo bizakugaruka Hejuru y'umwana we yizaniye. Wowe se uyu yizana uwawe. Ariko mana. ntabwo ikibazo ari umwana ikibazo ni imico mbere itangiye kutwigisha Umva nkubwiye ntiwongeye kunsakuriza cyo kuza. Ngiye kuryama ntiwongeye sinongeye kumva ijwi ryawe. Uri kumva? Nta n'umuntu nkeneye kumva. bibwire ko ntacyo nzajya Umva ngura ndakubwiye ngo sinongeye kumva ijwi ryawe cyangwa se ejo kare kazi uzakikora ni wenyine. Urandebera we. Coconut umurongo arenya Uwiteka yadukoreye itangaza abandi barishimye ariko twe tugiye kurara tubabaye gusa cyavuga ibintu byinshi mwana w'umuhungu siko tubora dushyize udukingirizo ntako ngo Alo? Oui. Umva wahamagaye cyane shiri. Akazi ka papa si wowe urakayobewe mba niriwe nkora nawe waragiye urana wumva nabigenza ni kweli. Ngo ngushye ariko rero namenya watera umwaka mu mugoroba aya masaha kweli papa wawe wese ko ari imari yanjye nawe abizi ubwo yakifata agakora ibyo bintu kweli ngo yabanye nde undi mukobwa bakundana urasetsa shaka ugira imikino ubwo se urumva ibyo bintu byakunda ngewe umugore we yanateye n'indi ikavamo ejo nzaza ejo mukabwibwa urambonaho sawa cyaza ndagukumbura sibyo ejo uzambona sibyo sashiri kanongere niryamire sawa ariko undebere mana nyagasani ariko undebere ariko bamwe mu bari b'iyi minsi babaye gute ko ndebere ibi si bya bindi bavuga ngo abumwe agatukisha bose ariko si wa mukobwa do ikariso ngiye singiye do agasengeri singaka n'ubundi ndabona atari ko do singuye umukandara wawe ngo ni ijipo ariko ma ubu rero wansomye mu mutwe uravuga ati William rwose ndamuzi intege nke ziba hano uyu munsi ntibishoboka ndahiye n'imbere y'Imana sinshobora ngiye gukora kino cyaha ntabwo ushobora kundeka ngo niryamire nisinzi umaze kwinega imitego yose nangiza namara kukuvumbura umva nkubwiza ukuri rero ntabwo uyu munsi bishoboka uko byagenda kose ubwo rero aragira ngo nindangiza nzabe nka Nopuje wejo bundi baba ngo urabe wo William ndiziza nawe ndimba uyu munsi ntabwo nizira noneho ngenda nabihakanye urumva mva kuriza urakomeje se umva fata ino myenda yawe wambara gira vuba fata imyenda yawe wishyiremo wambabariye ariko ndeka mwihore biri burangire nta kintu dukoze ngende ndiyize urumva turyame nta kintu na kimwe n'iki na kimwe ngewe umbabarire nushaka reba hirya utamumekeramo reba hirya ngewe umva nkubwire rero ngewe aka kanya tuvugana ubu rero wambaze mu mutwe ngo ubu ngubu ngubuze uburyo biri bugende biratandukanye n'ibyo uri gutekereza urumva yerekana iryamye sondi kuki numva mfite ubwoba impamvu y'ubwoba byamureba hirya ngewe nta n'imyenda ndi bukuremo no kugira ngo nkwereke yuko nge ndi seri nta n'imyenda ndi bukuremo hano ni iwanjye wowe imbeho wakuramo imyenda seri uyu mupira nawe ndumva ushyushye
kamukuremo ariko ngewe ni umupira wenyine nkuramo ntabwo ipantaro yose nshaka kuyikuramo kuko nyikuyemo ndiyizi ntabwo nshaka kuyikuramo sibyo bintu birashoboka numva nari guhumeka neza yaba ari ipantaro nambaye reka n'ipantaro nyikuremo n'ubundi ni iwanjye hano anga agasuzuguro ngewe ryama ibintu biri kuniga ku buryo ngewe warara uvuga ngo uretse gatoya tuzagira ngo ndi mugenzi wawe ngewe nubwo nkuyemo imyenda utitusha unyereka ikintu kimwe ijya hirya shyiramo umusego nyine hagati yacu cyangwa urashaka kongera nka nopudi njye ntabwo napfa kuzira ubwo bujede bwawe natorotse rwishi ngewe urumva natorotse rwishi urw'uyu munsi mana urabizi intege zanjye aho ziba uruntarutse kuko nindutse ngo ndaba mwaye gusa nubwo nambaye ubusa utagira ngo ngewe n'ubundi intego yanjye nihaye ndayivaho ntabwo nshobora kuyivaho ubimenye neza urumva ubimenye neza ugarutse se Masa mvuye kubaza nsanga murimo amezi urumva mvuye kureba muri document nahise njya kureba muri document mbona ni amezi 2 tutarishyura. Amezi 2? Mutwihangane. Amezi 2? Nta n'uruso murabivuze ngo amezi 2 yaba yatandatu se. Na tandatu ariko niba naya 2 imwe yemera. It's okay. Icyo mfa n'amafaranga. Uduhereza amafaranga yacu. Hari ikindi. Rero mbwire rero wa mubyeyi we mpa iminsi 3 nta faranga nzabanyaguhaye. Ntacyo bitwaye. Zabu yanga. Nzabanyaguhaye. Wayampaye mu minsi 2 se. Oya 3 nzanyaguhaye nicyo gihe numva kiyenza abanyaguhaye nanjye. Uzayashyira. Yego nzashire kuri konti ya mbere yakoreshaga cyangwa we yashyira kuri konti bana uzayanyoherereze. Kuri mobile money. Uzayanyoherereze. Umva muntu umva twumbwira banza wumve. Mpa nimero nzayaguhereza. Bose wambwiye ko inkoko tuma guteka zigomba kuba zipusheje. Murakoze murakoze cyane. Umva mvandimwe. Tubanye igihe kinini. Nta kibazo nari mfitanye namwe nanjye simba nshaka kuguhora mbishyuza ariko kandi ntituzaserere. Nta kibazo Mr. Sere ko uzanyishyura rwose ntazagaruka ugasanga turaserere. Sasa ubwo kwizirikane sawa kanigende. Inkoko zisiteke zikaranze zawe cyangwa nzireke zigumeze mu isosi. Akuwe bamenye bamuzima. Urabona nyiri inzaraza ukaza uvuga iby'inkoko. Ahubwo ubure kuvuga ko twabwiriwe nkako. Nibeshye. Hako nahenze ko nyirinza atakubuza kora ruriye. Gendo ko afunze hari ntazajya yicura mu. Ikigurye neza mu buzima bwe bwose. Nyirinza arinjira ngo bikorwa nguko. Gendo gukora uko byumva. Wanditse nk'isinzira. Wamba bari ukareka amagambo yawe. Uri kuba ngo ntibusakuriza. Okay. Ubu gahunda rero ku bimeze. Hano hantu ubundi kwakonje kubera iki ngende ndarana. Ntunyegere. Basi mbona basi. Wariye. Wariye. Wambaza iki? Asa wambwiye niba wariye basi nkamenya ko umuntu turaranye ameze neza. Nyine mbwira niba wariye. Wariye. Ariko se uranje nyuma ujya rero. Sho turajyana rega. Ntabwo njyana nawe. Turajyana kuri polisi. Reka nkubwire so sigara hano. Ntabwo nasigara gute si ibibazo rega n'iby'umuryango ngomba kujyaho nkabimenya. Ntabwo nshaka ko tujyana. Turajyana. Ntabwo tujyana kuri Turajyana polisi. sheri. Ubundi sura kora iki? Ntabwo nirirwa nkaraba rwose ture Sore mama horo. Rega ngomba kumenya ibibazo umuryango ufite. Ariko si ibibazo byiki. Rega turumwe twarasezeranye bimenye. Ibibazo niba bihari tugomba kubimenya. Ariko nk'ubwo baramutse bafunze. Bagufunga. Ese kubera iki batajya ngo ndumwunganizi we muzanye. Ubundi umuntu yemereye kujya kuri polisi akabazwa adafite umwunganira mu mategeko. Hanyuma arabyigiye. Icyo si ikibazo cy'uko nabyigiye. Ntabwo Tugende jewe ntabwo shaka kugira. Ibibazo bikanorohereka. Ase wamva imbere nk'igende. Wamva imbere. Tugende. Wamva imbere nk'igende. Uragenda nkandi wowe.
nka madamu wawe madamu Kanimba. Kanimba afite ibibazo. Madamu Kanimba agomba kujya kumva ibibazo by'umugabo ukuntu bimeze. Je ntabwo ushaka kujyana nawe kuri polisi wabyumvise reka nijyane. Kandi sheri ibi bintu byo kwiherana ibibazo nibyo bizajya biteza ibindi bibazo. Ngomba kugenda nkamenya ikibazo cy'umuryango ukuntu kimeze bene wanyu batazaza no kukumbaza cyangwa urunganira ukazanira ejo nta kuntu bimeze. Ciao tugende. wari uciyeho ndagusifura wanze rero ngo ukanga meze neza ariko abakobwa bano mwese muri beza banyita engineer bamenya ndumwubatsi ngize uku nguku mba mbyutse nirukanka mpita nza kureba ayi Butare za Ruhango na Kimisagara ndimo ndabaka umuhanda uzamuka kujya ahantu bita mu Gahenerezo. Kumenerezo? Hejuru kuri Kabyindi ahantu hejuru ishyamba riherera. Bamenye ushaka icyana? Ushaka icyana? Ndimo ndashaka umuntu Tukote. Tukote? Ufitanye gahunda? Tukote n'umwana twariranywe. Buriya twariranywe Tukote. Urumva? Ufite imyaka ingahe? Mwe mwararerana? Oya mushaka kureba no muri quartier ariko mutanganye imyaka yo mwana kuriye muri quartier imwe. Haniye mushaka kwa mwararezwe mu mateka mwe. Ahubwo si cyo nshaka kwibariza. Ari hehe fresh. Ari kaburimbo nari muzaniye yantumye. Ari hehe? Tukote ari hariya n'amakazi menshi. Usa nagwa habonye. Ukase hepfo? N'amakazi menshi. Ni ngadi subira inyuma. Ko muri byiza hano? Ni baratuzi hano. Barabazi. Ugende gake nirukanka wajya ngura umujura. Kati ni yaye. Sawa, ukora amafaranga. Ndamukambaye umukire nzagura fanta zimeze ko ngenzi ngo mu rugo. Merci. Iri habara ry'umugore ubu ntirizantwarira umugabo ngo mbe mbyiteho. ariko ko mbona uncaho nta kintu uvuga ngo ino dufite ibyo tugomba kuvugana ubundi bamenye we yagiye he bamenye yagiye he wera ako sege nabwiye ko yamenya namutumye ndajya mbisubiramo kangahe umva tugende dufite ibyo tugomba kuvugana ndabona umaze kurengera canga tugende tugiye kugira ibyo tuvugana. Papa Jésus. Beti bamenga. Nisha pita pale ku stade. Ile stade waisha jenga. Ngawaza kwa kichwa yangu ngasema kwa Papa Jésus kwa wapi? Sasa biju yere hambwiye. Aramyonza ina ngo mu gisiment ngo abantu bita ngo come again. Go please. Plus. Plus. Yes. Plus na please kimwe se. Sasa ururimi. Ruga, ururimi. Bavuze mu Kongereza ni Kongereza. Bavuze français ni français. Ni kama vile ndakuita Petit Bamenga. Okay. Sasa. Bwana. Papa Jésus comment? Masiku mingi kabisa. Mashove hakoresha kuwa
ya Jezi siku zote. Hapana, Jezi alikuwa na mashavia mrefu hivi. Sasa ndio hapa hizi za hapa. Mbona nasema mandevu. Mandevu yake amefanana na Jezi. Toka kule. Sasa ni fresh. Nyumbani bishashanje. Bishashanje namna gani? Bishashanje baisha niambia we Petit. Hapa uko kwenu. Na wa nani? Ule Kanimba aisha kwa onkle yangu. Kanimba na mama yangu baisha toka ndani ya tumbo moja. Sasa waruharise babitoka mtumbo waruhari Histoire. Okay. Ukisema hapo unaambia teba na kitendawili na mimi najibu tega. Kitendawili ni histoire. Hapana sio histoire. Hiyo ni nini sijui kuna unasema kwa Kinyarwanda. Ni madiale verbale hiyo. Madiale verbale. Sasa amakuru. Sawa. Ntabwo rumumbuye niki kikuzanye hano se urakunda kanyama urashaka bruschette sasa oya mukabari se kibazo umuntu ngo nkikimuzanye ni ikintu kinzanye cyose ufite urashaka nuza bakore commande nari ncana ndavuga turi umusaza tuziranye ku kibundi najya gucari yabo mutere PC nongeye nigendere ubundi kwa naje hangana ariko ne kwa nagiye no mutundi tubari nemte bibiri byanye ndabatse bibiri byanjye kuki ntaza hano muri kano kabari nshoye kwa nangwiramo akayonti cyangwa se American nahemeze neza cyane none warangiza Kambwira ngo niki kinzanye. Ukomeje kwitwara nabi kandi narabikubwiye. Nese ni kwitwara nabi gute? Ni gute ugenda gukuramo umugabo inkweto twavuganye. Mbonye kanga ariko nzimukuramo. Mbonye kanga ndakubonye nyine inshuro yose nankubonye se ntabwo mubonye. Ese ubundi reka ngobaze. Kumba nazo y'imigara ubundi igihe tuvuga ngo tugomba kumwerera imbuto nziza. Hari ubwogeze ishuri liste y'imbuto ngomba kumwerera nizo nagomba kumwerera. Ntabwo ari we wavuze ngo tugomba gusangira isoko h'abacuruzi. None ndabona isoko nyine wararinkuyemo utangiye kugenda mwikurishwamo inkweto ese uramwikurishwamo inkweto none se yagira ngo nje ngwamagara ngo ngufata akaguru kandi nanjye mfata kandi ko mwajyanye nigeze mbajya inyuma kuba mugarutse erega nawe nanjye gukora kaje nukwisuza umamagara kuba nari mukuyemo inkweto nawe nanjye kuzana ji izo mwe zaho zitiza urugi kunkora kaje ahubwo ndabona rero utangiye guhinduka erega tuba tugomba kujya inama nk'abaryi b'imbuto noneho tworoshye ibintu ndagira ngo nkore liste y'imbuto nziza ngomba kwerera Kanimba n'imbuto mbi ntagomba kumwerera noneho kugira ngo ninjye njye gukora ikintu njye mbanza ndeye kuri ya liste niba kiriho cyangwa kitariho ndabona warahinduye isoko wibereye Kimisagara nibereye Kimironko kandi twaragombaga gusangira mu isoko rimwe akasundi sereka mwazi kandi noneho dutuze duce bugufi ubundi mbaye umbwire kandi ikintu ugiye kubwira ubanza ugitekereza mbere ko nsubiza urashaka ngo umuntu cyashaka ngenda ibyo byose ndumva ari byiza ubwo si usubije ngo byose ni byiza ushatse kuvuga iki erega ipantaro iba nziza ifite icyo yambaranywe nayo ntabwo akwambara ipantaro utashyizeho umupira wowe uvuge ngo ngukene hano cyangwa si ngukene njyega ntabwo mba kubangamira nimvuga ari mu byo utekereza kabiri ariko uyu mugore ubundi arashaka iki ndabona iyi mikino y'ikiroko itazavamo ariko ubundi bamwereka uwundi we akabimenya akamenya ko nshaka kumutwarira umugabo ubundi ibintu ndimo ni ibiki ahubwo se kuderuka mu rugo sangiye nta kintu naza mu rugo naniya aferi yangu mu rugo yararangiye akibazo kabisa ngiye ndashaka mu rugo cyaje wavuye mu rugo ugicomoka mu rugo boss baraje wangu uriya mugabo ni indaya ndani kusema ndani kusema ndumba indaya wale wafie wanani ule gutomba fasi zote Kanimba yaravuze gutyo wewe nguri indaya uriya musaza w'ibyanwa bibi aba yaje mu rugo aba yaje kuyanga ndongorera umugore uriya musaza kandi arwaye rubagimande evan aravuga ngo urwaye rubagimande ngo urwaye ngo sifilisi ngo urwaye kokorishi ngo urwaye n'ibihara ngo mu mugongo bihara nini are mabuto sasa mimi niko na mabuto ngo ufite ngo n'ibihara atagira ngo nini ngenda afite ngewe sasa ngewe ndahagarara hivi na Kanimba arahagarara hano mwenye arafite gutya ni nani sijui
Sasa wewe se. Wewe urafite gute? Kwa gutya urafite gute? Mimi. Niambie. Mimi ndiko mkubwa. Usinione ufupi huko. Ndani uko mkubwa. Niambie ufite gute. Nikoneshe papa. Niambie. Kwambia tu. Sasa bakufanya commande ya bruschette sasa. Bruschette? Bruschette. Ngapi? 14. Bruschette 14? Hapana. Acha utwo ni dukeya wewe ushyira utwo 14 ninza gushaka utundi bagenda banyongera gake gake. Peti bamenga reka ndakubwira. Turafata nani turakora enye parti moja parti mbili enye hivyo tu. Matranche. Oya muntu se bagiye guha ibintu by'ubuntu ko atajya agorana icyo mfa nuko 14 ziri buze kuzura. Ariko se papa uracyacuza amabuye y'agaciro? Ko nayo kabisa. Mahima siku ndacuruza. Amabuye y'agaciro amadiyama amazahabu. Saphir, cobalt, diamant, or na makorombo tatarite kila kitu niko na diamant. Na diamant. Acha nikuoneshe. Unaona hii picha? Unaona hii diamant? Hii. Unaona? Hii ni diamant 24 carats. Hiyo kabisa. 24 carats. Et pour marché noir, ça fait 24 millions. 24 millions. Oui, quoi? Kasumbalesa. Atoko, diamant quoi? Kasumbalesa. Kasumbalesa ni pale Congo. Sio Rwanda. Ni Congo ni nakuye diamant yange. 24 carats. Toko. Nini? Uziranye n'abantu bisukisha bituta. Bituta? Bakobwa bafite bituta ndabafite. Hapana. Nge namenya muhungu afite bituta kukisi. Nge namenya bakobwa afite bituta, mukobwa afite bituta, bafite manani mazegebe, abafite kila kitu. Nge namenya muhungu afite bituta kukisi. Kenzi mukobwa afite bituta. Atana tamu argile arashiraho bituta. Basi. Nini? Diamant ikuye he? Sasa vipi? Uragenda kubwire mukiriya wangese kukise. Sasa uracuruza diamant. Ndaheruka wowe umupishi urakora mu gikoni, Peti bamenga mu gikoni arapiga maliza chakula analeta ku meza. Sasa urashaka ikise? Urasaka ndakubwire mukiriya wangese kukise. Kuko wambwiye ndakubwire mukiriya wanje nakuna. Kandi nje notambwira umuntu wagoye no diamant bishobora kwita binagukoraho. Sasa ukuna ni uratisha kubera ikise. Wowe urakunda utuntu twinshi sana. Ubonye foto urakunze, ubonye telefoni urakunze, ubonye brushette kwa nini kukise? Peti bamenga amuka. Kanguka. Kanguka Peti. Kibazo kise? Diamant ikuye he? Sasa mbwira nenda mayekuye. Sasa urageuka nini? Wanza kuyimbwira. Ikise? Wanza kubimbwira. Twende kupatia brushette bana. Uraza nikise. Sasa Peti. Kirobezo we. Peti bamenga. Vipi? Shida gani? Akapole nk'ubu ugeze he? Mani vayo banguka. Kutaze n'imodoka ngo tugende. Ibintu byose twabimaze kubisohora. Yego. Umva iyi televiziyo ntabwo bamaze kuyifungura. Yego narangije abo ngwino ufashe tuteye tushyire hariya. Ibintu byose twamaze rero kubisohora. Intebe twasohoye, imeza twasohoye, hasigaye televiziyo nako n'amarido. Weka nkubwira komeza gutinda kandi ndarakara mpite mbigura ko tugiye kwimuka.